Umugoroba mwiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi, twongeye kubasuhuza mugire amahoro, Nyagasani akomeze kubarinda amajya n'amaza. Nkwibutsa wowe utarakora subscribe, igihe ni iki ngo ukore subscribe kugira ngo utazayicikwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tuba twabateguriye hano kuri Nyiringanzo TV. Wowe rero udukunda, dukomeje kubana umunsi ku wundi, ntangira ngushimira. Ngewe rero mugiye kubana ni Joseph Nyiringanzo, rutagenza umugongo inkotanyi cyane cyogera mu nkuba zesera mu bice imparirwa mihigo intumwa idatenguha. Tugiye kuganira kuri iyi foto muri kubona iri kugenda icaracara. Iyi foto rero ubwo nari ndimo ngira gutya ndi kugendera nshakisha amakuru agiye atandukanye, naje kubona ifoto itangaje cyane ku buryo nawe wayibona ukabona ko itangaje, muze kubitubwira muri komenti. Iyi foto rero muri kubonamwo abasaza rwose, abasaza bizihiwe kandi ubona ko batewe ubwuzu no kuba bafite igicuma cyabo. Uri kubona buri wese ko agiye afite igicuma, abwira mugenzi we nti ariko sha ni Claude we ni urabona kano gacuma, uri kubireba rwose. Uri kubona imbere yabo biteretse radiyo bari kumva umuziki, rararara muri kureba. Uri kubona hari abicaye, hari abahagaze, urabona ko bizihiwe rwose, bizihiwe kandi urabona ko bahuje urugwiro. Nawe rero ukibona iyi foto wahita ugira amatsiko menshi cyane, ukibaza cyane cyane abantu batoya, ati ese biriya bintu bafite ni ibiki? Ese ko mbona bari hafi y'inzu z'ibyatsi bite? Iyi foto rero ni ifoto itangaje cyane, ni ifoto itangaje ku buryo uyireba nawe ukumva rwose wakibazaho ibibazo byinshi cyane. Nanjye rero naje muri uwo mujyo, nkaba ngiye kugerengeraho byinshi kuri iyi foto. Muri kuyireba urabona agacuma, urabona radiyo, urabona abasaza, uri kureba rwose bicaye bagaragiye kandi barishimye, bahuje urugwiro rwose, bahuje ikiganza maze bagwana mu ngamba, maze bitereka intango, bayitera icyumvirizo, maze icyanga cy'inzoga yabo bakirambagiriza mu ijigo. Muri kubireba nanjye rwose ndi kubareba, iyo nza kuba umwe muri bo rwose sinzi uko byari kuba bimeze. Inzoga rero ubundi gakondo inzoga igomba kunywebwa mu gicuma, iba urwagwa, iba ikigage, igomba kuba iri mu gicuma. Muri kubareba buri wese afite agacuma ke, agacuma kandi kariboye, murabona ko ari agacuma nawe wakifuza kugafata bakagufotora ugafite rwose. Nk'abantu b'abasitari murabyumva, iyo ubonye akantu keza rwose cyane cyane nk'ako muri gakondo, igikoresho cya gakondo, wakifuza kwifotoza ugifite. Aba bagabo rero muri kubona hano imbere yanyu, abagabo ni abagabo batangaje, muri kubareba baricaye bafite inzoga yabo, bari kuganira, barumva umuziki, bahuje urugwiro. Iyi foto rero yakomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ikomeje kubatitiza. Nkwibutsa nawe wayisangiza abavandimwe bawe, ubaye warigeze uba muri biriya bihe nawe, ukaba warigeze wakicara hamwe n'abandi bagabo cyangwa se urungano rwawe, mugahuza urugwiro, maze mugafata intango mukayitereka rwose, mukavuga ati reka tuganire ku cyaduteza imbere kandi nta rungu. Burya ngo nta ntango nta jambo, burya ngo iyo witeretse intango burya uba ufite n'icyo kuvuga. Uzarebe no mu mihango igiye itandukanye, kugira ngo utaza gusobwa n'amagambo uze kuyasobanura kandi uyave imuzi n'umuzingo. Bivuze ngo ugomba kuba witeretse intango, ukaba ufite agacuma kawe, ukaza kujya usomaho ugatsitsimura, maze nawe ugasobanura amagambo utayasobanya. Murabizi cyane mu mihango igiye itandukanye, cyane cyane mu bukwe n'ibindi birori bigiye bitandukanye, hagomba kuba hari kanywabahizi.
cyane cyane no mu nkera rero urabona bano bagabo aho bari barataramye bahuje urugwiro. Mu gitaramo rero hagomba kuba harimo intango, ariko uretse ko abangaba bobo ubona ko buri wese yaje kuba yagira urwuho rwe cyangwa se igicuma cyiwe, akaza kuba yavuga ati nanjye bitewe n'uko ubu ngubu hagiye habaho ibibazo bigiye bitandukanye by'indwara zandura z'ibyorezo, hakaza kubaho yuko rero kimwe mu bisubizo birambye byabaho ari uko umuntu yakisangiza. Kubw'iyo mpamvu rero urabona bano bavandimwe babyubahirije, buri wese afite agacuma kiwe ari gusomaho akaganira na mugenzi we, kandi twibuke ku ruhande imbere yabo muri kuhabona radiyo. Iriya radiyo nsuhuza abantu bazifite mu ngo zabo, umuntu ufite iriya radiyo wese ndamusuhuje. Ziriya radiyo rwose igira utya ukayumvamo umuziki witurije. Ziriya radiyo nizo za ampuri za kera murazizi, iyo wabaga uyifite rwose wabaga uri umukungu uhambaye. Njyewe rero nta byinshi navuga bitandukiriye iyi foto, ngenda cyatangara kuri iyi foto rwose. Iyi foto urabona ko ari abagabo benshi bihurije hamwe bakaremesha inkera, maze igicuku kikicura igicaniro cy'igicumba, bagatarama bakagira injura byinshi byendeye ku murage w'umusekuru w'umuco nyarwanda. Muri kubireba rwose, kandi mboneraho kubwira abato ati mukunde umuco wo gutarama, kandi muri kureba rwose ko ari byiza. Urabona ko nawe ari wowe waba wizihiwe rwose, gutarama nta kibi cyabyo. Nongera kandi nkwibutsa ubaye wishimiye ibiganiro byacu, gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tuba twabateguriye. Muri kureba rero iyi foto iri imbere yanyu, nubona hari icyo wayivugaho nawe ujye muri komenti utubwire niba hari icyo ikwibukije mu mateka y'ubuzima bwawe, hari ikintu yaba ikwibukije, cyane cyane abantu bakuze babaye mu bihe abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakoreshaga biriya bikoresho bya gakondo, harimo ibicuma, inkebano, imikerenki, ibisabo, ibibindi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Mugende mujya muri komenti mutubwire niba hari icyo ino foto ikwibukije. Muri kureba niba nawe warigeze gutarama nk'abandi bagabo rwose, ukaba warigeze wasangira n'abavandimwe bawe, mugasangira ku nzoga, cyangwa se mukaba mwariteretse intango, muhuje ikiganza ngo mugwane mu ngamba, maze mwicare mu gacaca, cyangwa se iyo ngiyo mu rugo iwanyu, iyo mu muryango, maze ngo muganire byinshi byabateza imbere, kandi mufite n'intango, ntawe uri buze kugira icyaka, mukaza gusobanura amagambo mutayasobanya. Iyi foto rero yakomeje guca impaka, rwose abantu ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kuyisangiza abandi, ugasanga uyoherereje umuntu ati ibuka iki gihe, ibuka natwe turi muri ibi bihe turimo tugenda dusangira ku buzima bwacu. Iyi foto rero uri kureba aba bagabo bari aha ngaha, abagabo rwose harimo abasaza, harimo abangushye, harimo abatoya ariko atari bato cyane. Muri kubitegereza, muri kubona akanyamuneza ku munwa, bafite akanyamuneza, barishimye rwose. Kandi burya ngo iyo ufite icyo gusoma ugisoma wishimye. Muri kubabona, ubaye rero ufite abo mwagiye munyurana mu bihe nka biriya, ibihe nk'ibi ngibi rwose ubona bariya bishimye kuriya, nawe ufite uwo mugeze kwishimana, wayimusangiza rwose, wamusangiza iyi videwo, maze nawe akibuka ibyo bihe.
Njye rero nahisemo kuyibasangiza nkayibabwiraho byinshi mbona, nabonaga mfite icyo kuyivugaho, niyo mpamvu ndimo ngenda nyibasangizaho byinshi bigiye bitandukanye, kandi buriya nanjye iyo mbonye ifoto igendeye ku muco gakondo, nanjye numva nizihiwe rwose, nkumva afite imbamutima z'ibyishimo nifuje kubasangiza, kugira ngo tugende dusangira byinshi bigiye bitandukanye. Nk'ubu rwose urareba, harimo abasaza rwose, urabona ko akagofero yagahengetse rwose, agafata agacuma ke, maze ikiziranyenzi cyangwa se umukenke akawutamira rwose, urabona ko yizihiwe, umuseke uri kunyarira iryinyo nawe akumva rwose ibinyamuneza bimusabye umubiri wose. Iyi foto hari byinshi byo kuyivugaho, nawe ufite icyo wayivugaho kigiye gitandukanye, kirenze kimwe, kandi ugasanga rwose dukomeje kugenda dusangira amakuru tukishima. Njyewe rero mwari mukomeje kubana nanjye Joseph Nyiringanzo, ndabashimiye. Nibutsa wowe utarakora subscribe, igihe ni iki ngo ukore subscribe, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Mbibutsa nta rungu ugomba kugira igihe wakoze subscribe kuri Nyiringanzo TV. Ndabakunda, mukomeze kuramba imitaga itazima izuba, Nyagasani akomeze abarinde amajya n'amaza, maze mugabe amashami azashibukeho imigisha, maze ikwire imahanga hose. Ndabakunda, ciao ciao.